amafoto cyangwa se video muri telefone yawe ariko ukabura uko usevinga ibintu byawe byihishe, uza kuri aka kantu aka ngaka ko twita Play Store, warangiza ukaza hano hejuru ukandikamo ijambo Photo Vault. Iyo umajije kuryandikamo haragahita kaza iyo Photo Vault. Ikimaze nta kintu usibye gusevinga amafoto yawe, ikabika amafoto ndetse n'amavideo by'ibanga ku buryo nta wundi muntu wabasha kubigiraho access, kuko iyo umajije kubibikamo no muri telefone yawe ntibiba bikigaragara. No kuvuga ngo umuntu ukeneye kubika ibintu by'amabanga, tuvuga amafoto, amavideo, bibika muri no app yitwa Photo Vault. Kandi iyi Photo Vault usettinga password, akaba ari weho wenyine ubasha kuba wayikoresha, cyeka iyo ushatse guhereza ukuyibwira n'undi muntu kugira ngo ajye abasha kwinjira mu mabanga yawe. Ariko hari ukuntu uba ufite nk'abana cyangwa se ufite n'undi muntu udashaka kabona amabanga yawe, nk'amafoto wifotoye bitewe cyangwa se n'amavideo wagiye downloading ushaka kureba, bikaba byaba ngombwa kuyagira private, ntushake ko abandi bantu bayabona. Kandi wajya ufata telefone yawe ukayitiza abantu bakayikoresha uko bashaka, ariko yashyika kuri no app bikaba byamunanira kuyifungura kubera ko atazi password yayo. Ariko uzi password yayo isaha n'isaha ukayikikaho. Imaje kuidownloadinga rero yivamo, warangiza ukaza ukajya kuyisaka muri telefone bisanzwe muri home screen yawe. Iyi ngiyi murayibona, wamara kuyikoraho irafunguka nk'uko mubibona. Ikimara gufunguka rero ntago bakwereka uburyo uri gusettingamo password, ushyiramo password ushaka. Iyo umaje kuyishyiramo kanda import, bagahita bagutwara ahantu hari amafoto, ugaselectinga ya mafoto yawe ukeneye y'ibanga, warangiza ukayashyiramo. Wamara kuyashyiramo ukongera ugakanda import ukavaho, warangiza ukagaruka muri telefone bisanzwe. Wamara kugaruka mu bisanzwe ugakanda kuri ya app yawe, imaje kuyikandaho ugaruka hahandi waruri, cyangwa se ugaruka kuri ya app yawe, ukanda kuri app yawe bagahita bayikuzanira. Nuko babyanze gukorekeka hano, ntago video yigeze nyifata neza, ariko mwihangane. Iyo umaje kuyigarukaho rero usubizamo password yawe, wamara gusubizamo password yawe bagahita bakugarurira ya mafoto. Ariko iyo undi muntu yishyizemo ntago bikunda. Vanga ubwo rero biba bivuze ko wishyizemo iyo password ntayizi, ariko aramutse ayizi yayishyikaho. Gusa iyi app ni app nziza cyane, ni app y'ingenzi yagufasha igihe ufite ibintu by'ibanga ushaka kubika, udakeneye ko buri umwe wese yabasha kubibona. Hari igihe umuntu aba afite video, hari igihe umuntu aba afite amafoto runaka, ariko adakeneye yuko abantu bose muri rusange bayabona, cyangwa se abo babana mu rugo bayabona. Waza ukayabika muri no app yitwa Photo Vault. Cyane ko abenshi nta nubwo bayizi, ashobora kujya muri telefone agiye kureba amafoto, akagenda akajya muri gallery bisanzwe akareba amafoto nk'uko asanzwe abizi, ariko ntiyite ku byino app. Urumva rero iyi app ni app nziza cyane, iragufasha ikagufasha kuba wabasha kubika amafoto yawe cyangwa se n'izindi video zawe, ikabicungira umutekano ku buryo isaha n'isaha ubishakiye ubibona, kandi nta kibazo kibayeho, nta mutekano muke. Cyane yuko usanga mu ngo nyinshi zigiye zitandukanye telefone ikunda gutandukanya abantu, cyangwa se igatuma bashwana bitewe n'amavideo aba ari kugaragara muri WhatsApp, cyangwa se amavideo aba ari kugaragara muri wallpaper, cyangwa se amafoto n'amavideo uba ufite muri telefone yawe. Rero bigenje gutya, ni ukuvuga ngo ubu bisevinze ahantu ku buryo n'ukeneye telefone yawe umureka akayifata nta nkomyi nta n'ingingimira, yarangiza akajya mu byo ashaka byose, agacekinga ibyo ashaka byose, kandi hagira ikibazo biteza. Muri make ukatambuka uri umwere, ariko n'amafoto yawe na video zawe byose bibitse muri telefone yawe. Murakoze cyane rero kuri kuza hano kuri Sobanukirwa TV. Kanda like ndetse na comment niba iyi video igufashije. Tanga duhereze comment hasi utubwire ikindi kintu twakwigisha, kugira ngo ubashe kujya accessinga ibintu byacu neza cyane, kandi dukomeze tukugezeho n'ibindi byiza cyane, bahubana n'ikoranabuhanga kandi ubeho mu buzima bwiza.